What up, my people? It's DJ Toxic, aka Jumong, aka Kazungu, aka Chinchong. You're now watching 1K Show. Ndabasuje nitwa Orphe Bayo. Iyi ni 1K Show ngiye kugarukana nayo iyo ubonye 1K ubuzi neza ko mbazaniye ibintu byiza cyane. Yes, niko bimeze uyu munsi rero tukaba dufitiye K focus aho twagiye tuganira n'urubyiruko uburyo rushobora kwirinda, uburyo rushobora kwifata byananirana ugakoresha agakingirizo. Nkaba mbafitiye rero n'umurage kona. Umurage kona Jamila yagize atya asimbukira ku Kibuye ajya kuganira n'urubyiruko ku kintu cyiza cyane nka VISITRWANDA. Ese wowe ujya utembera bimeze bite? Yes, nkaba mbafitiye na street karaoke aho tureba abajene kabisa ibi karaoke kabisa ni yayo namaze kwibona. Bien, ni mukanya rero reka turebe uburyo byari bimeze. Ndabasuje nitwa Orphe Bayo. Iyi ni 1K Show tugiye kugarukana nayo. Turi muri K focus aho tuganira ibintu bigiye bitandukanye ariko cyane turaza kwibanda ku rubyiruko rwacu uyu munsi. Mwagiye mwumva inda zitateganyijwe, kwandura sida, kutamenya uburyo ushobora kwirinda. Ese iyo byananiranye bigenda bite? Reka turebe uburyo agakingirizo abantu bagatekerezamo, ese nimba ari ngombwa kugakoresha cyangwa se atari ngombwa. Reka twumve urubyiruko uburyo rubitekerezamo. Ikaze. Gahunda yatangiye yo kwifata mu rwego rwo gukoresha agakingirizo yaragutse. Irakwiza ibyo bishobora kuba byafasha abana b'Abanyarwanda cyane b'urubyiruko mu bigo by'ishuri babishiramo, bishobora kubafasha ndetse no mu mahoteli babiteganyamo bakabishiramo. Ndakeka yuko ko ibyo kintu rwose bagerageje kukirwanya cyane n'urubyiruko rw'ikigero urarubona ukuntu rumeze. Utabishize babishira no mu bigo, bagashira no mu mikino aho bakorera imikino, ku buryo hari n'igihe urangiza gukora umukino bakaguhemba niyo paki kugira ngo naho ugiye rwose widagadure rwose ni ariko wirinda unateganya ejo hazaza heza. Ibyo sinabimenya cyane kubera ko mu buzima ahubwo twebwe dushishikariza abantu kugira ngo birinde, kugira ngo batabasha kwandura, kandi burya bitera umunezero y'ubanye n'ubuzima bwiza, bitera ibyishimo yo uriho utanduye. Ibyo ngibyo bitera umunezero no mu muryango wumva unezerewe muri bo. Okay, talking about ibyo mbona bashobora kuba bazikoresha uko bikwiye. Yeah, kako ntabwo tucumva cases nyinshi za sida zo gutwara inda. So barazikoresha uko bikwiye, but yeah. Nibaza ko sinyihari atari nziza, ariko ikiza nuko hari kirimo gukorwa kugira ngo sida igabanyuke, kandi ubona ko ari guverinoma y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zibifitemo ububasha hari icyo bagenda bakora mu rwego rwo kugira ngo bagabanye icyorezo cya sida surtout mu bajene. Well, my view about that, I would say okay, they call it fun, and fun is broad. It's harimo byinshi, yeah? So try to have fun itari bwice your life cyangwa kuryo wasiga a bad picture here or give a bad picture ku rubyiruko, because mu byukuri our elders or our leaders ikintu bahora batubwira urubyiruko twitware neza, you know. Yeah, so what I can say, try have good fun. There's good fun. Try have the best of the fun you would have. Ariko wirinde kugira mu bintu byaguha bad picture cyase byakangiza ubuzima bwawe. That is what I would talk about. Leta yagerageje gukora ibishoboka byose. Hari n'utuzunjya mbona zibamo za free. Ariko iryo pfunwe personally bihera muri mindset kumva ko ugomba kuba responsible y'ibintu ukabyirinda. Ukagerageza gukoresha ubwo buryo bwose bagushyiriyeho bukurinda. Dacingiye nta mafuti tu
ariko nyine buri wese yimenye, amenye uko diri imeze, amenye ko inda ahantu uzi kubyara umwana ejo abandi bazi Gisenyi wowe ugasigara uri kurwana no kubona Kigozi. Ntabwo arya boy, agashingirizo ni fresh. Abantu ugomba bakoresha kugira ngo hatagira ibindi bibazo bizakurikiraho. Kuko ubu ngubu nyuma y'iyi minsi abaganga bitegura akazi. Kuri community yacu haracyarimo ikibazo, usanga batinya. Kuki utaba responsable niba ko kugiye gukora iyo relation sexuelle, utagenda ngo ukagure ko ari wowe wirinda, ukaburinda na mugenzi wawe. Ushobora kubikora, ugomba haracyarimo ikibazo cyo gutinya kanaka mbonye nguzi ibi, ukaza kugira gute, ukaza kuba byaye n'umunyarwanda yavuze ngo isoni zirisha uburozi. Ntabwo ari ibyo gusa, bagiye batanga n'inama zitandukanye. Message nabaha, ubuzima ni bwiza, burya uko bwije nuko bukeye habaho impinduka y'ubuzima. Ubuzima so ntago wabugira utaririnze. Kwirinda rero nk'urubyiruko ni ugutekereza hejo hazaza. Natekereza hejo hazaza, ibyo nababwira, umuntu utekereje hejo hazaza abasha kwirinda. Utatekereje hejo hazaza nk'urubyiruko ntago ashobora kwirinda. Kandi byinshi birahari, igihugu kiratekereza ku rubyiruko cyane, kuko bumva ko babatekerezaho. Ndakeka yuko nk'urubyiruko narwo rugomba kwitekerezaho. Kuko narananirwa kwifata sinatanga inama. Ubwo yakikingira, yakiproteja. Bazasura abantu banduye, ariko apana mu kuvuga ngo abanduye bose bameze nabi. Sida ni ikibazo, bagomba kubanza kumenya ko ari ikibazo, bakirinda. Ni byiza kugira ngo urubyiruko rwirinde sida, udashoboye kwirinda akaba yakoresha ku gakingirizo kugira ngo abeho mu buzima bwiza, kubera ko iyo utanduye cyangwa se udafite ubwandu biba byiza gukorera n'igihugu, wumva ufite imbaraga, wumva ufite ejo hazaza. Naho iyo wanduye wumva mbese nibyo ukora byose ubikora utameze neza. Bon, inama ya mbere nabagira ni ukwifata, kuko ntawe byishe. Nta muntu nigeze numva wapfuye kubera ko yifashe, hanyuma uwo byananiye nyine bikaba ngombwa ko yirekura azibuke gukoresha agakingirizo, kuko niyo assurance nibura ntoya ihari ishobora gutuma umuntu yizera ko nta ngaruka mbi ari bugire muri uko kunanirwa kwifata kwe. Ariko inama nyamukuru nabagira ni ukwifata. Icyo nababwira ni uko kwirinda nk'uko bivuze, it's always better kwirinda. Hari uburyo bwinshi wakwirinda, turabizi turi abantu, dufite umubiri, nta muntu utambaye umubiri kuri iyi si, gusa just know how you maintain and control everything, your emotions, and aho uri, try your best, because I know it's hard, but try your best. Wirinde kandi shaka uburyo wa protecting ubuzima bwawe. Love yourself, man. No kwifata byakwanga nyine urumva ugakoresha uko aba ari ngombwa. Duhavinge fani nyine mu rugero, hanyuma tumenye no kwirinda tu. Ndumva ari ibyo. Ikintu cyitwa kuriraho ntabwo ari ibintu bya sawa. Yeranje ashaka agakingirizo atakabonye, yaba ari ikibazo. Njye noneho yampamagara nakamwoherereza. Message yanjye iragira iti, niba uri umujene, kapitali yawe ufite ni igihe. Koresha neza igihe cyawe, ukora cyane, ariko nanone wibuke kuruhuka. Kuruhuka ni ukurelaxinga, ni ukuza hano. Niba uje hano ntabwo uje gusinda ngo ugwe mu mazi abantu bakubure cyangwa uhindure uburiwe. Kuza no gusanya n'inshuti ukamererwa neza kandi ukaruhuka. Ikindi gihe ugasubira mu kazi. Niyo message naba mukore cyane, mwirinde kandi mujye mu ruhuko. People should use condoms, man. Je condom ndazigenda numva nano ufite ipaki. Urumva? Anytime, agira gutya umwana ngo kaita kura he, you understand? So buy condoms. Me, I'm free. I buy condom everywhere, So niba udashobora kwifata condom iguranga y'umwana 500, man. Ako ngiye nguriza icyatanu bitatu urumva nk'umuntu wagafashe. Gusa mwana, you have to use condom because life is short, man. I don't want any young person to die of HIV/AIDS, man.
cyangwa unwanted pregnancies, you know. So use a condom if you cannot abstain. You don't know. Hello beautiful people, iyi ni 1K show nanjye Jamila aho mbazaniye exclusive ya Visit Rwanda. Ushobora kwibaza ngo ndi he muri aka kanya cyane ko mubonye aho nsotse naraye mu itente. Ndakeka ndi umwe mu banyarwanda batanashobora kuba bakoze ibi bintu. Well, anyway, ndakeka rwose ariko ndanabyizeye. Uyu munsi rero twaraye kuri kimwe mu turwa mu kiyaga cya Kivu aho twagerageje kureba ese abanyarwanda nkuko bakomeza babidushishikariza leta yacu gusura igihugu cyacu tukamenya ibyiza bikiranze. Ese niko abanyarwanda tubikora? Tugiye kuganira n'urubyiruko twararanye narwo ku karwa k'amahoro mu karere ka Karongi. Tubabaze ese gusura igihugu cyabo bakakimenya bibamariye iki? Experience yo kurara mu matents nuko muri kubibona, ese byo bibagendekeye gute nijoro bamaze n'ibyishimo bagize? Ibyo ni ibintu turi bubazanire muri iyi show. Reka tubararike rero nimugumane natwe. Nitwa Felix Karamutsa, nanjye nkaba ndi umwe mu rubyiruko rwaje hano hantu ku karwa k'amahoro kwishimira ibyiza by'u Rwanda, kandi ngira ngo twagize ibihe byiza. Nibyo koko. Felix, ndashaka utubwire nk'ukuntu wagiye ubona uturwa dutandukanye twagiye tubona hirya no hino uko twagiye tuza. Kuri wowe umeze ute muri aka kanya? Ni experience nziza cyane, experience really ntatekerezaga ko turi buze kuhavinga, ntago arazi kiri bube kwa. And kuza tureba kuturwa twose turi ahangaha dushyikije hano hantu hose, and tukaza twarara kuri kano karwa k'amahoro, mu by'ukuri ni ibintu biguha excitement. Sure. You know, excitement n'ubwa mbere nenda ndabwira n'ubwa mbere mbyutse uko byuko ukabona amazi uzarantura ubona ari amazi gusa nta kindi kintu. Donc ni view nziza, ni experience ya mbere kandi turabyishimiye kabisa. We are excited. So nagira ngo nongere nkubaze, urabizi ntabwo urubyiruko rwinshi nyine ntabwo dushishikarira ibi bintu byo kuza gusura ibirwa cyangwa ngo kuvuga ngo mfashe umunsi ngiye kureba ingagi. So kuba ubikoze wumva bigira akahe kamaro urubyiruko kugira ngo bamenye igihugu cyabo n'ibyiza nyaburanga? Ngiye kuba mbikoze personnellement, ni experience nziza, ni adventure kandi ni ikintu mu by'ukuri nubwo wenda abantu batabyitabira cyane, urubyiruko batabyitabira nuko impamvu batabyitabira nuko batari babikora, batari babigira ngo babigeremo. Nanjye numvaga kugenda ukareba ingagi gutya cyangwa se ukagenda ukarara ku kirwa what's that, ukumva ni ibintu utazi ibyo ari byo, ariko ubu ngubu nyine umbihavinze, ubu ngubu tubirimo nibwo ubona ubwiza bwabyo. Sinzi ukuntu wabisobanura umuntu udahari, ariko ubu ngubu nibwo ubona ubwiza bwabyo, ukumva ukarabona ukuntu abantu bari excited, ukabona ukuntu waraye utazi ahantu uri bujye gukora grand bezo cyangwa petit bezo. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane. Icyo kintu mvuze ndajyana none nkubwire, urabizi abantu benshi baba bafite nyine ubwoba bw'amazi. Hari abantu batazi Kivu kandi dutuye mu gihugu cy'u Rwanda tuzi ngo Kivu niyo mazi magari dufite. Ubwoba bwagabanutse bingana iki? Uri ku kirwa ukikijwe n'amazi, ubu nta bwoba wari ufite? Well, hari ikintu kimwe kubera ko n'indi muri team prepara runo rugendo, ikintu kimwe cyatumye ngira assurance kutagira ubwoba ni ukubona marine batubwira ko turi buze kuba bari dutekanye, bari kumwe natwe ozarantu hano hose bari bahari nijoro, nubwo tutababona ariko bari batubwiye ko rwose bari buze kuba bari kumwe natwe ntitugire ikibazo n'iki byose. Ibyo byatumye ubwoba bwanjye bugabanuka cyane, ariko mbere vraiment navugaga ntabwo nzi ibintu byaba hari ahantu byonyine na bato nijoro mu masaha ya nimugoroba hatabona izuba ryarenze, ukaza muri bato ukavuga ati nta kintu cyava mu mazi, ukabona kikakurya n'ibiki byose, ariko byaje kugabanuka kabisa. Urakoze cyane Felix kuba bitubwiye nk'uko mubyumvishije. Rero ni byiza Felix adushishikarije kuza kureba ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu, kuko ntabwo abanyamahanga babikunda, twe abanyarwanda tutarabikunda kugira ngo tunabibigishe.
mwabibonye rero nta kintu kiba gihari ku kirwa ariko twabashije kwizanira ibintu byose mwabonye ndetse n'ibyo guteka. Reka tuganire n'urubyiruko batubwire experience babonye. This is 1K show. Mike, amakuru yawe? Nziza cyane. Twararanye hano ku kirwa ndabona wewe deja wageze kuri petit déjeuner. So ndashaka ugira ikintu ubwira abanyarwanda bari kutureba muri aka kanya kubyerekeranye no gusura. Urumva umeze gute? Nyine ubundi abanyarwanda benshi bakeka yuko gutembera nka gutya bisaba kuba ufite nka budget nini irenze, kandi ntabwo ari ibintu binahenze cyane. Ubundi akenshi no ku banyarwanda bari nka promotion ukuntu. So nashishikariza rero benshi kugenda batembera nyine bagasura nabo bakareba ko bimeze. Niki warebye kikagutangaza? Byose nta kimwe nakabonye n'ubwa mbere byose. Kuza ku kirwa nta kintu kiriho, by the way akarwa k'amahoro nta kintu gihari uretse amatenti. Ni iki nimwe mwipangira gahunda. So hano baharaye urabona ko dufite n'uburyo twitekeye ibiryo biryoshye. Mbabwira yuko mbashishikarize yuko n'ukuri u Rwanda ni rwiza. Mike, abanyamahanga uko ubona aribo bashishikaye kuza gusura u Rwanda, wibwe niye mpamvu? Bo erega barabireba, bashaka kureba ibintu bishyashya, bashaka ubundi abantu hanze urebye nk'u Rwanda wumva nyine ari igihugu batazi, bakajyamo bagashaka kumenya ibintu bibamo, ibintu nk'iby'abantu twiberamo hano mu Rwanda wumva nyine turabizi buriya tuzabisura nitubona umwanya, ariko bari ibintu byiza kubisura nyine tukareba ukuntu bimeze. Mike, urakoze. Kadukomeze tuganira n'abandi ariko tunafata ku ifunguro. Ushobora kunsangiza? Urakoze. Biraryoshye. Kankomeze mbaza abantu rero uko bimeze. Hi, bitese. Ushaka kutubwira uko ibiryo bimeze? Ibiryo bimeze gute? So, ibiryo biraryoshye cyane ariko nyine nibyo kubazi. Nibyo kubazi. Experience se wayibonye gute wowe? Nk'umuntu waraye? This is the best experience nari nabona, but it was so cold. I loved it. Thank you. Murabyumva abanyarwanda tuba twacikanywe n'ibyiza bitatse u Rwanda. Nk'uko muri kubibona rero turi kurya umunyenga tuva ku karwa k'amahoro tugiye ku Kibuye mu mujyi. Reka turebe ibindi byiza bitatse akarere ka Karongi. Let's go.
mwabibonye rero twagiye tubanyuriramo ko twaraye ku karwa k'amahoro umva bamwe ntago tuba tunabimenyereye kuba wamara umunsi wose utaryamye cyangwa utoze ariko niyo adventure niyo mpamvu batubwira ngo tembera u Rwanda kugira ngo umenye u Rwanda rwawe umenye ibyiza nyaburanga twasuye utundi turwa dutandukanye batwereka ibikorwa by'ubukerarugendo n'amahoteli aho nawe ushobora gufata umunsi ukaba waza ugaharara n'ubu turi kuruhuka ntago ari ibintu bigoye nabibabwiye na bagenzi bacu bagiye batuganiriza barabitubwira nawe waza 1K nakagaruka Yes, iyi ni 1K nongeye kugarukana nayo nkuko musazwe mumenyere buri munsi yo mumbonye mutamutekereza ko nabazaniye ni street challenge na street karaoke ni Orphe Bayo 007. He said if you dare come a little closer around and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to say Ambassador Junior Bruce Melody urukundo rw'injyana narwo ampira zago zose zarasenyutse ngaho mbwira ukuntu natuza ndangiza urugamba amba uruganda zago ryama agatima nikaze biricwa n'abasaza narindiye kenshi nkaceceka nkaruca nkarumira bikarushaho gupfa Report, just family mix, riki. Ingoreza, uyu munota, ndifuza ko wanyorohereza. Nyemerera nyorohera, umutima wanje tuze, niba ukinkunda. Nyorohera, nyorohereza, nyorohera. Osunyanzu ubona nabuwande ese ubunyanzu ubona nabuwande amerekezo y'ubu buzima ntanyemerera kugenda njyenyine uyu niwe mwana jye mbona ubaruta bose ni igitego mu bari jye mbona samukunda jye mutonesha mutotesha umunsi ku wundi nzamutetesha nugura izuba ryanjye nameneze niwe ryigiro ryanjye uzamenye neza nutsiga nzasigara sigare ncobewe uzamenye danje nawe amenye ibyo hazaza hatsimbye je irinda abayobyi n'ibivugivugi niba hanze bakubwira ko ndi mista ko ntashobora gukunda umukobwa umwe je yararenga na shu uzamenye neza ni mu mahirwe nzakunda
nzakora jese nk'umugabo umbwiriza uyu munota nifuza ko ya nizere ko mwakomeje kugira ibihe byiza ku byo twagiye tubategurira. Ndibutsa ko mushobora kujya mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu muri kureba kuri screen. Yes, iyi ni 1K munyemerero akaryoshye nigahura mu itama. Reka tuzongera guhura ku wundi munsi tumeze neza cyane, Imana yadushoboje. See you in 1K, bye bye. Ayo David. Ibintu byose yavuze ni ukuri, ikintu yibagiye ni kimwe nuko yavuze ko yifata kandi ntibibaho. Dore ndifashe mani. Ntabwo nifashe ndicigatiye. Mbahaye ikaze gemegeme des muri barikesho gemegeme des ujibura bine bo nyine izo video zose ntabwo se ndacyafite mukanya numara kunkoresha interview murangurira kali kaboro kaba muri filime z'abanyamerika kakari gatangiye iyo izo zo mu Rwanda noneho izo muri Afrika filime zo muri Afrika ziratandukanye byatari izo muri Amerika to ariko umva zo mu Rwanda ko zitangira tugiye kuri ibaze guhanyitangira ngahita nkotora Dev uri muri recordinga ubu rero ndashaka kugira ngo mbabwire yuko twaraye kuri kimwe mu turwa. Baze nyira yaje akisubirira rivanze tugende mfite ikibazo cya nyiri iyi modoka mwana abantu abuzite kuvuga ubwo abantu benshi ntabwo bashishikarira kuza ubu kano kariko Urago manzi ko kari kuvuga. Okay, that's my food. Thank you.